mwaramutse neza abakunzi ba AEO TV. Uyu ni wa mwanya tugenda ahantu hagiye hatandukanye. Uyu munsi turi mu kigo cya DS Gikaya, dore niba mutubona neza twambaye Croix Rouge. Twambaye Croix Rouge rero turi kumwe na Croix Rouge Rwanda. Uyu munsi twagiye gutera ibiti muri DS Gikaya, twafatanyije n'abarezi dufatanya ndetse dufatanya n'abantu mu gutera ibiti. Tumaze gutera rero ibiti ahantu hagiye hatandukanye. Aka kanya tumaze gutera ahantu henshi hatandukanye. Niba mubibona rero murabona ko jaride yose imaze gutera. Rero aka kanya tugeze muri DS Gikaya, rero bahaye ikaze kugira ngo mwanane natwe. Iyi ni ya televiziyo yacu mukunda ya AEO TV. Twinjiye muri DS Gikaya rero tugiye gutera ibiti, turi kumwe na Croix Rouge Rwanda. Tugiye gutera ibiti mu kigo cy'amashuri. Croix Rouge Rwanda tugeneye ibiti, niyo mpamvu uyu munsi nk'abanyamakuru ba AEO TV turi kumwe namwe. Twakoresheje igishoboka kugira ngo twitabire, ariko kugira ngo uyu muhango ntuducike mu rwego rwo gutera ibiti. Turaganiriza abantu rero bagiye batandukanye ku nzego zose, batubwire umumaro wo gutera ibiti, batubwire n'ibyiza byo gutera ibiti. Niyo mpamvu uyu munsi rero turi muri DS Gikaya, ariho turiho nka Croix Rouge Rwanda. Rero turakomeza kubana rero, ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ikomeze kubana namwe, muri kumwe na televiziyo y'Rwanda AEO TV. Ukimara kugera kuri iyi televiziyo, ukimara gufungura, ukore subscribe, like and comment. Murangira gukora like and comment kugira ngo mubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka, AEO TV turabifuriza gukomeza kubana nawe. Ariko kanda subscribe, kandi like and share and comment. Ciao ciao. Abarimu bose bitabiriye umuhango wo gutera ibiti mu kigo cya DS Gikaya. Hari abantu benshi batandukanye, abanyeshuri, abarezi, bose bari hano kugira ngo bite ku bidukikije. Aha rero ni Croix Rouge Rwanda yaduhaye inkunga, cyangwa se yabashije kugira ngo muri DS Gikaya haterwe ibiti bigiye bitandukanye by'amoko yose, cyane cyane ibiti biribwa. Uyu munsi rero turi mu muhango wo gutera igiti mu bigo by'amashuri. Ni mu karere ka Kayonza, turi mu kigo cya DS Gikaya. Turagerageza gukora buri kimwe cyose kugira ngo tubashe kubaha amakuru ko gutera igiti byagenze. Gusa ni ibintu bishimishije iyo birebye, abanyeshuri babyitabiriye, abarezi bose babyitabiriye. Turi hano kugira ngo rero twabemereye ko tuzajya tubagezaho buri makuru yose cyangwa buri kimwe, cyane cyane ubuzima bw'iki kigo. Twagiye tubabwira igihe cyatangiriye kibaho, twababwiye ko kandi ari ikigo kibasha kubamo abana benshi bagiye batandukanye, primaire na secondaire. Harimo ingeri zose, abakobwa n'abahungu. Ni ikigo kivanze. Uyu munsi rero turi mu muhango wo gutera igiti nk'uko nabibabwiye. Wowe ticha, wowe mzee wa kazi. Mzee ticha. Oya, arimo aragira ngo ariko gikomeye. Arasanze gikomeye. Ni giti kiratera kiyodi. Tema no munara. Ari dode mwite mukomera mashini atera igiti. Cyane. Iki ni igiti cyamuze. Benshi nk'ayanga yo guturagurika nk'uko nabwo ndibuyeme. Aha rero nk'uko mubibona nyine twateraga igiti. Twari twabanjije guha umwarimu mukuru wabashije kwigisha hano igihe kirekire, niwe wabashaga gutera igiti ari kwerekera abanyeshuri. Wagezeho umuhango wo gutera ibiti, ariko tubifashijwemo n'ushinzwe discipline, umuyobozi wungirije ushinzwe discipline. Ubu niwe ugezweho, agiye kwerekera abana uko batera igiti kugira ngo birusheho gutoza umuco abanyeshuri wo kurinda ibidukikije.
noneho nk'uko mubibona uyu ni umuyobozi wungirije ushinzwe disipurine mu kigo cya GS Gikaya, arakoresha uko ashoboye kugira ngo yerekere abana kandi atanga n'indangagaciro yo kubungabunga ibidukikije. Maratera igiti, aragerageza gusibira umwobo yereka urubyiruko ruri aha ngaha uko igiti giterwa, umumaro w'igiti, ndetse by'umwihariko arigisha umuco mwiza wo gutera ibiti kandi no kubibungabunga. Arabereka ati bagira batya kugira ngo buri umwe wese abimenye. Rero igiti ni ingenzi kandi ibiti ni ngombwa ko tubitera kuko bifite umumaro wa buri munsi. Aha rero duteye ibiti by'imbuto, duteye voka, duteye n'ibiti by'imyembe, hari n'inturusu baduhaye, hari na gereveriya. Nongera kubibutsa rero ko ibi biti turimo dutera twabihawe n'umushinga cyangwa se wa Croix Rouge, twabihawe n'umushinga wa Croix Rouge Rwanda kugira ngo tubashe kubungabunga ibidukikije. Ni abafatanyabikorwa rero bacu beza, buri munsi bagerageza kuduha ibintu bigiye bitandukanye. Reka mu magambo makeya tumuhe ijambo kugira ngo adufashe. Turi kwigisha abana bato ko ibidukikije ari ingenzi mu buzima bwabo, nabo rero kugira ngo bazajye babikurikiza n'iwabo bajye babitera, kandi na hano ku kigo babashe kubibungabunga kugira ngo bibashe gukura, bityo twese bitugirira akamaro. Nyakubahwa umuyobozi ushinzwe disipurine wungirije umuyobozi w'ikigo, twagiraga ngo mu minota 2 utubwire umumaro wo gutera iki giti cyangwa se umumaro wo kwigisha abana bangana gutya nk'urubyiruko ibyiza na ndetse n'icyo bazakora nyuma y'uko ibi biti bibungabungwa, kuko mu bigo by'amashuri akenshi hakunze kuba abana bakunze kwangiza, kuvunagura ibi biti. Bishobora rero kudakura. Ni igiki wababwira, ni igiki wabasaba kugira ngo ibi biti bizagere ku ntego yabyo cyangwa bizakure kandi bibagirire umumaro? Icyo nabasaba ni uko bagomba kubirinda, bakabirinda kugira ngo bibashe gukura, kuko igiti mu ngeri zose ni ingirakamaro. Cyeraho imbuto tukazirya, iyo kimaze gukura kizamo igicucu tukugamamo izuba, cyane cyane nk'abanyeshuri hari igihe baba bakeneye gusubiramo amasomo yabo bari munsi y'igiti. Icyo gihe bisunga cya giti kandi kikazana n'umwuka mwiza mu kigo. Yego, murakoze cyane, turabashimiye kuri iki gikorwa cyiza mugejejeho abanyeshuri. Aba mubona rero ni abanyeshuri bo mu mwaka wa 6 bashatse gusiga igikorwa cyangwa bazibukirwaho batera igiti muri iki kigo cya GS Gikaya. Nk'uko twabibabwiye, buri umwe wese afite urwibutso ashaka gusiga, agiye gutera igiti. Yatwijeje ko azagikurikirana kurinda avuye hano kandi azakibungabunga. Urumva rero ko ari igikorwa cyiza abantu bose bagiye bitabira. Ariyo mpamvu dushishikariza buri umwe wese mu gihugu kongera kuzirikana ibidukikije by'umwihariko. Ibidukikije rero ni ingenzi kuko iyo umuntu abaye ahantu hari ibiti, ibyatsi, bibasha kurinda isuri. By'umwihariko ibiti bitanga umwuka mwiza wa oxygene. Iyo miriye abantu barimo ni miriye nziza, ni miriye ibidasanzwe, cyane cyane haba hari amafresheri. Cyane cyane ibi biti iyo bimaze gukura bikagandara, nibyo abanyeshuri usanga benshi bajya kugamamo izuba, bashobora gukoreramo activite za buri munsi. Rero buri umwe wese urabona ko nta muntu n'umwe wahasigaye. Igikorwa cyitabiriwe na buri umwe wese. Uyu ni umuyobozi mu rwego rw'akarere uhagarariye Croix Rouge, ariko cyane cyane akaba ahagarariye ikigo cya GS Gikaya. Ari kumwe n'abana, arakoresha uko ashoboye aberekera uko igiti giterwa. Aragerageza ahinga, abereka, acukura umwobo, kandi akoresha uko ashoboye kugira ngo yerekere abana bari aha, kandi nawe abereke ko igikorwa yakigize iki. Mu kanya turaza kumuvugisha narangiza gutera iki giti, hanyuma atubwire intego ya Croix Rouge
n'iki gitekerezo cyavuye kugira ngo babashe gukora ibishoboka kugira ngo babe batugenera ibi biti nka GS Gikayi. Murabibona rero ni igikorwa abanyeshuri bose bitabiriye, abarezi, abayobozi ku nzego zigiye zitandukanye mu gutera ibiti. Ni ibiti by'imbuto nakomeje kubibabwira baduhaye n'ubundi bwoko, hari amavoka, hari imyembe, hari inturusu, hari gereveriya. Ni ibiti bigiye by'amoko yose bitandukanye babashije kutugenera rero. Gusa ni igikorwa gishimishije, abana babyishimiye nk'uko nakomeje kubabwira. Buri mwana wese arakoresha uko ashoboye kugira ngo ashakishe igiti cye, kandi icyo giti buri mwana wese aragitera nk'iki azabungabunga kurinda kigeze gukura paka gisarura. Yego. Twanagusanyaga urabizi nawe atangiye igikorwa cyo gutera igiti, arerekera urubyiruko, araza kutubwira mu magambo makeya intego nyamukuru y'iki gikorwa n'ukuntu babyizeho kugira batugenere ibiti nk'ibi byiza by'umumaro. Ni ibiti rero nk'uko mubibona byiza bizagirira iki kigo akamaro. Iki kigo ni ikigo cy'amateka, narabibabwiye, hajya havaho abantu benshi bize batandukanye. Dufiteho abadepite bahavuye, dufite n'abandi mu nzego zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero turazirikanwa n'abantu benshi bagenda batandukanye. Uyu munsi Croix Rouge Rwanda iri kumwe natwe muri GS Gikaya, iradufasha gutera igiti. Ni umuhango rero wo gutera igiti uri hano muri GS Gikaya. Uyu ni umuyobozi mukuru ku rwego rw'akarere, ariko by'umwihariko akaba akurikirana GS Gikaya, marerekera abanyeshuri bo muri GS Gikaya uko batera ibiti kandi nuko ibiti bibungwabungwa. Tugiye rero kumuha umwanya mutoya kugira ngo tuvugishe GS Gikaya. Nyakubahwa muyobozi, twabonye mutera igiti nka Croix Rouge Rwanda. Twagiraga ngo mutubwire mu ncamakeya igikorwa cy'uyu munsi, ko mwagitekereje nuko mwagerageje kuzirikana GS Gikaya. Munatubwire umumaro w'ibi biti muduhaye, kandi munatubwire muri rusange, mugire inama abanyeshuri bagiye batandukanye uko bazabungabunga ibi biti n'uko bazabyitaho. Murakoze, mwanya n'uwanyu. Murakoze cyane. Nitwa Mwizerwa Riso, abandi umwarimu ku kigo cya Groupe Scolaire Gikaya, by'umwihariko nkaba nshinzwe Croix Rouge mu kigo cya Groupe Scolaire Gikaya, ndetse nkaba nkurikirana no mu mashuri uburyo Croix Rouge ikora, ndetse n'uburyo abanyeshuri cyangwa abana cyangwa urubyiruko rwitabira Croix Rouge. So mbese nk'uko mubireba, uyu munsi wari umunsi wo gutera igiti mu bigo by'amashuri. Nibwo hari projet ya Croix Rouge ikora mu bigo by'amashuri ifatanya na RBC mu gutanga amaraso, ishishikariza abanyeshuri cyangwa urubyiruko gutanga amaraso byibura inshuro 75 mu gihe cy'imyaka yabo. So baravuga rero bati ntabwo watanga amaraso udafite ubuzima bwiza, kandi ubuzima bwiza buturuka mu kurya imbuto, mu kurya ibiryo bifite intungamubiri. Niyo mpamvu twateye imyembe. Ubu twateye imyembe 50, twateye avoka 50, twateye amagereveriya 50. Gereveriya ni ibiti nabyo bigira igicucu cyiza, bikaba byakwifashishwa nanone mu gihe abantu bahinze ibishyimbo babishingirira kugira ngo bizagire umusaruro mwiza. So nabyo twabiteye, kandi twateye n'ibindi biti by'inturusu nabyo 50. So bivuze yuko twateye ibiti bigera muri 200. Ibyo biti rero bizatuma ikigo cyacu kigira isura nziza, ubusitani bwiza, kandi atari bwa busitani bwo kwicaramo gusa, ahubwo gushobora no kwicaramo urya usoroma akabuto k'umwembe, ukicaramo mu kanya ukarya kavoka, ukicaramo kumva ko kakeza gaturuka muri gereveriya, gaturuka no mu nturusu.
so rero ntabwo nasoza ntanakanguriye urubyiruko rwa Croix Rouge, abarimu bagenzi banjye, gufasha batanga amaraso, kuko gutanga amaraso ni ugutanga ubuzima. So nkanongera no kubabwira impamvu Croix Rouge y'u Rwanda ishishikariza abantu gutanga amaraso, ni ukugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza. Ikindi cya kabiri ntabwo nabura kubabwira nti ese kubera iki Croix Rouge itanga amaraso ku buntu? Hari abantu bajya babyibaza, especially urubyiruko. Impamvu dutanga amaraso ku buntu ni ukugira ngo tubumvishe agaciro ko gutanga ubuzima. Amagara ntago yagurwa amagana, murabizi, amagara ntagurwa amagana, nta kintu wabona wagura amaraso. So niyo mpamvu twahisemo yuko tuba dutangira ubuzima ubuntu. Ni igikorwa cy'urukundo rero, mukomeze mukitabire, kandi karabu yacu ya Croix Rouge ikomeze ikore, mukomeze mutange amaraso, bitanga ubuzima mu gihugu cyacu. Murakoze. Murakoze cyane, turabashimiye. Tumenye ko gutanga amaraso ari ugutanga ubuzima, kandi ntiwagira ubuzima bwiza utariye imbuto cyangwa utabonye intungamubiri zigiye zitandukanye, cyane cyane nk'amavitamines aturuka mu mbuto. Turabashimiye rero, mwakoze cyane. Iki ni igikorwa cyiza mwatekerejeho, kandi turagira ngo buri munsi mujye mudutekerezaho byisumbuye, kugira ngo iki gikorwa cya GS Gikaya kugira ngo kirusheho kuba ubukombe mu bintu byose, ari mu myigishirize, ari mu mirire, mbese mu ngeri zose zigiye zitandukanye. Ubu mwamuremye umuco mwiza mu banyeshuri na ndetse no mu rubyiruko muri rusange mu rwego rw'igihugu. Iyi ni AEO TV rero, ni televiziyo yanyu mukunda, bizagera ahantu hose, ariko dushishikariza urubyiruko rwo ku rwego rw'igihugu rwose ko rwagerageza kubunga ibidukikije, kandi kurushaho kwita ku bimera byose bishobora gutanga umwuka mwiza. Mwakoze rero kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Murakoze cyane. Nyakubahwa mwarimu w'indashyikirwa muri kigo cya GS Gikaya, nigeze kubabona mutera ibiti. Twari turi kumwe ubwo twazengurukaga hano dutera ibiti mu kigo, muri compound y'ikigo, ariko muri rusange nagize ngo mudufashe kugira ngo muduhe inama, muduhe ibwirizwa se cyangwa icyo twakora kugira ngo ibi biti twateye tubibungabunge. Muri inama urubyiruko cyangwa se abandi bantu batari urubyiruko ku rwego rw'igihugu bose, kuko iyi ni televiziyo yanyu mukunda yitwa AEO TV. Iyi nkuru muduhaye ibasha kugera ku bantu bose bari ku rwego rw'isi, cyane cyane abakunda ibidukikije. Ndabona mwambaye umwambaro wa Croix Rouge Rwanda. Twarangije kumenya ko Croix Rouge Rwanda ariyo yagejeje ibiti hano ibasha kubitera. None rero mbere na mbere turagira ngo mubibwire, kuko twamenye ko mumaze iminsi hano mwigisha, muri abasaza bakuru twubaha b'indashyikirwa. Turagira ngo mubanze mwibwire abo mugiye kuganira nabo kuri televiziyo yanyu mukunda ya AEO TV. Umwanya ni uwanyu. Yego, murakoze namwe. Nibyo koko iki kigo nyimazeho iminsi myinshi, kandi ntabwo ari iki kigo gusa, ahubwo ndi mukuru muri aka kazi k'uburezi. Mwakongera ijwi. Nuko kubera rero uyu munsi mwiza Croix Rouge yateguye kugira ngo ihe aba bana ibiti, ikigo kibone ibiti, ntabwo bijyanye gusa no kubona isuku y'ubusitani cyangwa se kuba heza, bya bindi mwita mu cyongereza greening, ahubwo ibiti, amashyamba bigize ikintu kinini cyane mu buzima bw'abantu. Niyo mpamvu rero ari ngombwa kubungabunga ubuzima bw'ibiti, tugatera ibiti, ndetse byaba byiza hagaterwa ibiti byinshi, amashyamba akaba menshi. Afite inyungu nyinshi, akurura imvura, akurura umwuka mwiza duhumeka. Ni nayo mpamvu abenshi mu basobanukiwe amashyamba, ibimera babyita ibihaha by'isi, kuko ari byo bituma isi ibona umwuka mwiza, ikabona imvura nk'uko babivuga, kandi noneho hakaboneka n'isi nziza ijya kugira ubuzima, kuko ikintu gifite icyatsi kibisi kiba kigaragaza ubuzima. Niyo mpamvu rero ari byiza ko n'ibigo by'amashuri, abana, urubyiruko bagomba gukura muri uwo murongo mwiza wo gufata neza ibidukikije, wo gufata neza iyi si yacu turiho, kugira ngo tuyihindure nziza. Ni nacyo twaremewe kugira ngo tugire isi turiho nziza,
n'abayivuyeho bayisige ari nziza, bagira uko bayisiga, naho kuyisiga ari ubutayu ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu rero gutera ibiti, kurwanya ubutayu kuri iyi si yacu ari ingirakamaro, atari na hano igikaya gusa, atari na mu Rwanda gusa, ahubwo ku isi yose kurwanya ubutayu numva cyaba ari ikintu cyiza. Nuko rero numva twakagombye gufasha n'aba bana tukashyigikira ko ibi biti bitagira ikibyangiza kugeza igihe bizagirira aho bitanga akamaro tubishakamo, tukagera ku ntego itumye dutera ibiti. Erega aho ni na gahunda y'igihugu gutera igiti muri uku kwezi n'ubusanzwe. Umunsi w'igiti urasanzwe, ubuzwi kandi umaze iminsi. Bituma rero nibura n'urubyiruko n'abavuka nyuma y'abakuru bagira uwo muco mwiza wo gutuma igihugu cyacu kigira ubwiza, bya bindi mwita greening our country. Kandi icyo igihugu cyose kiramutse kibaye cyiza, ukabona gifite isura nziza y'icyatsi kibisi, atari ubutayu, atari umukungugu, nabyo byatuma isura y'igihugu cyacu iba nziza. Ngira ngo mujya mutembera mukagera mu mapariki mukareba, nta pariki y'ubutayu ibaho. Ipariki ifite amashyamba, ibiti, ibyatsi bimeze neza. Natwe rero si ukuvuga ngo duhindure igihugu cyose pariki, ahubwo tugihindure cyiza dukoresheje amashyamba n'ibimera, bityo n'umwuka wacu nyine uziyongera, uyungururwe, ube mwiza. Numva ari ibyo hari twashobora kubaganiriza. Murakoze cyane rero, turabashimiye, mwagize neza kuba muhaye inama abantu bose ku rwego rw'igihugu. Si urubyiruko gusa ngira ngo murabwira abantu bose, ari nayo mpamvu tubashimiye. Ariko twigeze kubona mwambaye Croix Rouge nk'abanyamuryango ba Croix Rouge. Ubundi Croix Rouge muri iki kigo irakora, ariko birashoboka ko ikora. Watubwira muri make Croix Rouge? Ni umuryango bavuga utabara imbabare, ariko ntabwo wazanywe no gutabara imbabare, ahubwo hamaze iminsi wigisha abantu uburyo bw'ubutabazi bukenewe bwanyenerwa, bushobora kurwana ku bantu, kuko hari abantu benshi, haba hagomba kuboneka n'amaksida, hashobora kuboneka ibintu by'inzaduka, bityo rero ubutabazi ni ngombwa. Niyo mpamvu rero Croix Rouge natwe yaje, twayigiyemo, iraduhugura, n'abana natwe turaza turabahugura. Bityo rero hano hari itsinda rinini cyane, hari ikipe nini ya Croix Rouge, kandi n'ibikorwa byayo kenshi birivugira. Iyo umwana agize akabazo hano mu kigo, tuba tumuri hafi. Iyo nk'iki gikorwa urabona ko ari nayo yatuzaniye ibiti, yaduhaye ibiti byo gutera. Urumva rero ko nayo ikeneye ubuzima, n'ubundi ni abatabazi ariko ku bijyanye n'ubuzima. N'ubu rero kuduha ibiti bwari uburyo bwo kugira ngo iduhe inkunga yo kubaka ubuzima. Yego, murakoze cyane, turabashimiye. Mwasezera abakunzi ba EOTV. Murakoze rero, mukozi mwiza wo kuri EOTV bose, muramutse mugize n'ikindi gihe cyo kugira ngo tuganire, tuvugane, hari ikindi mukeneye kugira ngo tugire ubundi bumenyi dusangiza, cyangwa se ibindi bikorwa dusangiza abanyarwanda bose muri rusange, ndetse n'isi yose, kuko burya itangazamakuru rigera ku isi, ntabwo rigarukira ku gihugu kimwe. Rwose mwazaza tukabana, tugaha abandi ubumenyi tukabasangiza, kandi nabwo mwaba mufite ikindi kintu mwatugezaho natwe kimeze nk'ubumenyi muvomye ahandi, natwe mwadusangiza, bityo twese tukagendera ku ntera imwe y'ubumenyi. Murakoze. Murakoze cyane, turabashimiye. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Abo babaye bagize amanota ya mbere 10. 10 ba mbere. Ndayizeye Vianney. Ndayizeye Vianney. Nije mufeso. Yiga mukarangi. Yes, nige na Valence. Yaza nawe. Mushimimana Rine. Yaza. Uwineza Clemence. Mugisherize. Ndayizeye Jean Paul. Merci beaucoup Jean Paul. Mwese mufite amanota menshi kandi meza, murabizi rwose. Himbazwe Heya. Yaza Heya, félicitations. Wayisaba Christine ari mu ishuri.
Mutoni wase Sabrine kuri pratique yari ameze nabi rwose sinzi impamvu ibintu byitwa high position sibyo iragena Fiona rwose nawe yari ameze neza nkaduha ifoto turi kumwe nawe iradukunda Berize. Uyu ni umuhango wo gutanga certificate rero ku banyeshuri bagerageje kwitanga bakoze neza cyane bagiye rero bashyikirizwa certificate zabo. Aba banyeshuri umunyeshuri wese uba mu yarakoze cyane Croix Rouge Rwanda Ukusenge Denise yahawe certificate. Dushimiye Imana niyo mpamvu rero aka kanya umuhango utangiye mu kanya gato. Niba mubibona neza baragenda babashimira high position courage niyo nkuru Fabrice n'umwe mu bantu bakoze pratique nyinshi sinzi niba mubyibuka ahubwo nuko ari ikizamini sinzi impamvu atagize 100% ariko afite 90. Mbaraza urukundo Jean d'Amour banditse nabi izina rye banditse Mbabazi kandi ari Mbaraza urukundo ushobora kuba byaratumye aza hafa aduha ifoto kumwe na chef Musira Shaka Honest umwe mu bantu bakoze pratique nawe nyinshi station abandi bakomeje kubabwira ko abantu bari guhabwa certificate. Igikorwa gitangiyeho gato mu kanya gitangiye tusa nk'abahuzeho niyo mpamvu baza kutwihanganira ntabwo twabonye ko dutangirana n'umuhango wo gutanga certificate ariko tugisangiyemo hagati. Iyo foto rwose turabifata tuyishyire kuri FB yacu cyangwa tuyishyire kuri WhatsApp yacu cyangwa tuyishyire handira kuri YouTube channel zacu cyangwa kuri Wineza Delphine nawe bo bigana yatubwira tukayimura Kwizera Pacifique Uwase Divine kandi mwiza uburyo waryamisha umuntu wagize gute wagwigihumura ese wamuryamisha gute high position mayibuka niyo mpamvu rero twava hano dushatse uburyo twajya twegeranya tukibuka kwa kundi twafasha umuntu wahiye wafashwe n'ubushye ni gute twamufasha ni gute twafasha umuntu wagize gutera wadwinzwe n'uruyuki twamufasha gute tukajya duhura rimwe na rimwe tukagira gute tukabisubiramo bizadufasha ni gute umuntu wanizwe n'ikijumba twamufasha murabyibuka twamugenza gute harya gake niyo mpamvu rero rwose mumbabarire iyi collab yacu ikore kandi izafashe n'abandi bantu sibyo ugize ubumenyi wenyine ntacyo byakumarira turi kumwe ubwo rero tugiye kwiyegeranya teacher atwereka ahantu heza adufata ifoto burya ifoto rwose nk'abayobozi araryoshye hanyereka Kimurwagwa bakireba ugasanga gikunda inzoga